uragiye wegereye boss ngo ndashaka nanjye nyinjiza umushahara. Hari ikibazo boss yigeze kumbaza nyine muri uwo mwaka wa mbere mu mezi 6 ya mbere ashize. Twagiye boss arambaza ngo mbona gukeneye umushahara nk'abacana bose bashaka kongeza umushahara, ariko urabona yampaye nayanga. Yarambaje ngo ngaho tubwire ngo ikintu wakoze kirenze kubyo twakubwiye gukora gituma wese ibyo byonyine ukora. Nese n'iki kindi wako igituma uryaga umushahara twakubwiye ujye bara 1 2 3 none niyubara yego uzo ushaka amafaranga y'iki kandi ibyo twumvikanye n'amafaranga twumvikanye urabikora twabyumvikanye tukaguhemba uko twumvikanye. Yego gusa kubera ko mu byo byo rwose najyaga ngenda kuri tegihe kuki habaga byagabanutse cyangwa ntari bugeyo najya gufasha abo muri workshop. None nkamwereka urabiza dore wabonye ahambwa bagukubitira ijana sha uri umuntu w'umugabo. So donc icyo ushaka ko buri muntu wese yitaho nimba bakubwiye ngo ufite akazi ko kwanika ifu nyabuna wikwanika ifu ngo ugende ngo byarangiye nibura agenda uri siri ko imvura nigwa hari uri buyanure nubona ntawe harusige uyanuye. Good ndabyumva cyane. Yego noneho boss harya gutega umutego ashaka kureba se uyu muntu mu gihe ntahari cyangwa kanaka adahari ashobora gufata inshingano zirenze imwe. Yakubwira ati ujye kugenda ufate kiriya kintu ukinkore gutya na gutyo ntago biri mu nshingano zanjye byanditse kuri kontara ndabihemberwa se. Iryo jambo rya ndabihemberwa ijambo bitari kuri kontara byica amahirwe menshi. Uwo muntu ashaka ko iyo nshingano ashaka kureba ubushobozi bwawe niba ushobora gukurira muri ka kazi cyangwa ushobora gukora inshingano zirenze imwe mu gihe runaka mu gihe abakeneye umuntu wo kuzamura uzazamura nimba ushobora kuziba icyuho. Yego waziba icyuho runaka cyabonetse. Ariko usanga twiga turirimba ndashaka gukura ariko bakubwira ngo dufasha hango sembe hemberwa kandi ntabwo icyo ashaka arimo aragwa stage utagiye kuyisaba ariko ibyo bintu ukagenda ukora iki. Rero ako ni akantu abantu bagomba kuzitondera baba bari mu kazi. Akenshi ajya ashishoza iyo ajya gusubiza boss ngo simbihemberwa azabanze yite kwikura rye career growth. Iyo ndabivuze ko ibyo nabikoraga ariko byambara ngo mfasha hano nkajya kamufasha nakoze na career za logistique ntagize ariko nabikoze neza muri logistique abashimiraje basezeraga bikaba ngombwa ko hari gupanga distribution nkamenya loading nkamenya offloading nkamenya shortage nkakora forecast bitewe n'intu zihari utaranabyiza ntabwo yize mbyiga mu ishuri ariko nize guteranya ko ari curasi bwa buntu buto nakubwiye bwa buntu buto ugeze mu situation wabuteranya ukabyara ikintu kimwe. Rero kwiga ni no kwigira mu bandi ntabwo bya bindi twize ntabwo twize bya bindi wavuga bya bindi batubwira ngo nukumenya ko bibaho bya bindi wanavuga ngo inshingano zawe wazikoze urazirangiza egera abandi urebe ibyo bakora ubigireho kuko ntawamenya none ejo zaba adahari hakugira ngo akazi gapfe stepping in uvuye ngo ako kazi. Ubwo uko nagendaga mva ahantu hamwe njya ahandi niho hagendaga hajya akantu muri position kandi muri company imwe. None birangije mvuye kuri installation technician coordinator ndagiye mbaye repair and refurbishment coordinator ugenda ukorera muri iyo company. Birarangiye haje kubaho ko bamaginga hubs ibigo bamaginga intuze zingahe ebyiri bahuza amashami bati okay turashaka n'umuntu kubera ko uwayoboraga agiye ninde muntu ujya kuyobora hariya batariko gutya na gutya ibintu wabishobora njya kuri interview ndazamuka no mbaye umuyobozi wa hub runaka. Uyu munsi rero birazamuka maze kuba hub nabikoze hafi imyaka 2 ijya kuba 2 ngo umuyobozi ibyo n'abandi byose bikomeza bigenda birimo hagati aho ariko ikigo kiza kwaguka kigurwa n'abantu bo hanze noneho ibihugu biba byinshi noneho ibyo bihugu hafi ibihugu 9 byose dukorera mu bintu bya sora baba bakeneye wabikoraga nabwo
arasezera asezeye bashyira umwanya ku isoko no mbona umwanya ngo ibintu wabikora areba nkavuga arabizi ni ibihugu 9 bya hano muri Afurika dufite abantu abazungu nibo banyirabyo harimo abafaransa n'abadage we hari n'abandi babikoraga nk'ibi n'ubundi nk'ibi ejo nabishobora yego ndarekera noneho atera hakajiro none biba karusho ndimo nuzuza CV ndimo na applying nuzuza CV baba ngushyire aho wize yego none ndibaza wabuze kiste nkarangira nize mu Rwanda hano mu Rwanda ndagiye gukompeza n'abantu wize South Africa yiwe mu Faransa ubwo cyo bashakaga umuntu quality assurance specialist yego umuntu ushinzwe ubuziranenge bw'ibikoreye ku rwego rwisumbuye ku rwego rwisumbuye nyine ya kandi muri ibyo bihugu byose 9 ndibaza iki kintu nagikora ariko nongera nsubiza inyuma y'amateka yego bashaka mu wa 4 ndi mu wa 2 ndapurayinze birakunda shaka masters ndabatera nayo apurayinze birabaye nongera ndibaza ariko ubundi njyewe shaka stage bankiritingiye bampaye akazi ndi okay ndavuga okay reka napurayinge bambwira uyasore nta pressure ndiho mfite akazi ndakora cyane ko bwawe ari n'ubwa mbere cyane ndapurayinze bankubita nakoze interview enye njya kuri imwe ivaho njya ku yindi ivaho njya ku yindi ivaho njya ku yindi ivaho batisha uri umwiziritse urakabonye bamakazi ni kurimo uyu munsi ndi mu quality assurance specialist ukamazemo imyaka ingahe uyu ugiye kuba wa kabiri bimwe mu bibazo nkunda kubaza ni amasomo ni inama n'iki ariko nakunze ko ikiganiro twagiranye kirihariye kuko buri etape buri kibazo twagisubizaga tukareba uko byagenze uko byagenda isomo wizemo n'icyo abandi bantu bagenda nuko umujene donc icyo umujene yakuramo so ni byinshi cyane wagiye utwungura ikiganiro rero ni ubwa mbere nkoze ikiganiro kirekire kingana gutya sindamirwe ntawe numva nshaka gukomeza ariko igihe ntikitwemerera so niyo mpamvu rero nyemerera tugende dusoza bavuga ngo ni ugukubita babangura yego ikiganiro cy'isaha hafi n'igice tugikuremo nk'ingingo 3 amasomo nk'atatu wasigira umujene gira amasomo 3 nibura irya mbere yego buri muntu wese afite ubushobozi bwo kurema ikintu gishya detaye ndazikunda kurema ikintu gishya gute ushobora gukora inshuti nshya yego ushobora gufata ukandika interuro ikaba nshya yego ikanamamara kandi abantu bakajya gushaka kubera ko kakana nk'inyogoye cyane ushobora gufata wowe ubwawe ukiyemeza kuba utandukanye n'uwo wari uri wejo buri muntu wemeza kwiga akantu gashya buri munsi so rero ubwo bushobozi buri muntu wese arabufite datewe n'imyaka gusanga umuntu w'imyaka 70 ahisemo gukora restaurant bigahita bivamo nka Serena kandi atangira restaurant ku myaka 70 izo ngero zirahari reka nkunganire hari imwe mu myenda nkunda n'amapantaro acitse amadeshire exactly normalement mu bihe byatambutse iyi ni imyenda y'abasazi n'uyu munsi wenda yambaye ni imyenda y'abasazi cyane wabonaga umuntu ayambaka gati n'umuntu yarasaze cyangwa n'umuntu n'umukene ariko ubu amadeshire ni imyenda ihenze cyane amadeshire noneho ni imyenda yambawe imyinshi cyane ugafata ipantaro yasaza ukayigira deshire ukayimanika igahenda
umwe mu bantu bakora amadeshire ahenze yitwa Mike Amir, ni umunyamahanga wo muri za US, ariko Amir ipantaro yiwe yambarwa n'abahanzi bakomeye, abaraperi bakomeye. So urumva umuntu wicara akavuga ngo ipantaro ubundi ko bari basanzwe bayambara bikwije wayica. Ikintu kiri se icyo ni kigaragaza ko ibintu byose dufeka hano bishobora kuvamo ikindi kintu wabirema gishya gishobora kuza, ibyo twitaga bibi bikaba byiza bikanakura cyane, kandi ubwo bushobozi buri muntu wese arabufite abwishaka available buri wese. Icyo ngicyo ikindi icya kabiri, isomo rya kabiri, kwigirira icyizere. Ugomba kwigirira icyizere, ntugire icyizere kirenze kitazaraza amasinde, ariko nkusabye ikintu kimwe umuntu wese uvuga ikiganiro, gukora icyo ugomba gukora. Umusaruro wacyo ntiwukureba. Yego, wowe niba ugiye guhinga, hinga uvuga uti ugiye nk'umuhinzi asabwa iki? Guhinga umurima nkashyiramo imbuto. Kuba ngo nziza toni ntibindi ako sijugusha imvura. Ariko ngewe icyo nakoze bikurinda kwicuza ngo iyo nanjye nza kubona arahinze dore mbanje mbajeje biriya. Mfite urugero rwihuta cyane ruri famous mu Rwanda. Izina Barafinda nta munyarwanda utarize cyane. Kwigirira icyizere. Wowe uzigira icyizere, niba kubwira no ntibikureba. Wowe ukora nutsindwa ntibikureba. Ahanga ndasabwa iki? Ntibikureba. Ahanga ndasabwa iki? Yego. Ugikore. Ushoboye iki? Ugitange. Ibindi ntibikureba. So ibintu byo kwibwira no ntabwo ari byo. Ikindi kwiheba. Kwiheba ni ikintu, kwiheba nazita nka fime. Bituma utekereza nabi, ukigunga. Iyo wigunze rero, ndaguha urugero muri biriya. Iyo wigunze bituma amahirwe kuri ruhande utayabona. Muri biriya harimo urugero rw'umugore witwa Hagayi. Yarihebye, Aburahamu ngo yaramusenze, amuhaye imvumba y'amazi na mvumba ubutayu. Yego. Amuhaye ati ngaho genda umvira. Kubera ko ubuzima bwari bushingiye kuri Abraham. Abraham akaba mwirukanye, n'umwana aho wamuhaye. Yego. Aragenda yicara mu butayu. Yicaye iruhande rw'iriba. Ariganyira, ntiyabona iriba. Arunguje mu gacuma ka yamvumba, yumva harimo amazi, yumva harimo indeka. Ati ntakereka ndi umuhungu wa nyir'ubundi apfe. Nta yandi mazi nzongera kubona, ubu twapfuye, ubu twarangiye. Kandi yicaye iruhande rw'iriba. Sibyo? Mbivugira urwo rugendo nduzaniye iki? Dufite defo nk'urubyiruko rwo gufata agapapuro. Ndabikunze cyane kutongeye kwikuramo. Rwo gufata agapapuro yahawe. Yego. Kuko ashoje imyaka 6 yo kuba yarafashe mu ishuri. Kanditseho ngo sora. Agafata ubushobozi bwe bwose akabushyira muri sora. Yego. Iki ndacyumva. Agafata ubushobozi bwose akabushyira ku gapapuro kamwe muri sora. Bwe ntabona sora sinzabaho. Ndaguha urugero aho ngaho rugushiye. Umuntu witwa Moses nyiri Motions. Buriya ngo yari yarize IPRC. Yari yarize ibintu by'ubufundi rwose, ntago yigeze Moses yicara mu ishuri ry'ubudozi bw'icyarahani. Ibyo yabigiyemo nyuma ari uko Motions tumaze kwimenya nka Motion. Exactly. So inama nagira urubyiruko, nirwikureho umwenda fime rwihaye. Nize maths physique, nize biochimie. Jewe ndo umufundi, ndo umutayeri. Babyaza umusaruro amahirwe yose abari iruhande. N'amahirwe yose abari. Basohoke muri ako gapfuna munengu, bagura amaso, bakemura ibibazo dufite. Ikindi nashikariza urubyiruko ni ugusoma. Nta gishya kiri ku isi, byose byarabaye. Gusoma bidufasha iki? Ibyo niba birimo kumbaho, hari undi byabayeho. Urabyumva? Yabaze iyo nkuru.
sinshaka kubawe ariko niba ngiye guca mu yindi nzira nshobora kugereranya se ko uyashobora kuba yarayiciyemo byagenze biti bikadufasha kujya ku naribonye bw'abandi kuruta kujya kwihangira inzira kandi hari izihanze za bugufi twacamo tutagombye guta umwanya. Rwa rugero twahereyeho ngo umuntu arakubwiye ngo ibi biratwika dore narahiye nawe ukavuga ngo reka nkoremo nanjye n'ubukwashi kandi gusoma kwiga bizakurinda cyane ibintu nk'ibyo. Ibindi bamenye ko kwiga batandukanye kujya ku ishuri no kwiga ni ibintu bitandukanye. Icyo nacyo bazacyo cyangwa tuzagikoraho ikiganiro ikindi gihe. Kujya ku ishuri no kwiga ni ibintu bibiri bitandukanye. Nasoreza wenda mbabwira ko twese wenda urugendo rwanjye ntabwo rwaba nk'urwawe ariko hari aho bihurira hari naho biruzuzanya si babwiye ngo babenye ariko icyo mbasaba ni ikintu kimwe aho ahagaze akora icyo agomba gukora. Niba ari umunyeshuri yige ahizeho umwete, niba ari umuhinzi abihinge kinyamwuga, ikindi bakoreshe neza igihe bafite. Dufite ibyonnyi byinshi, izi mbuga nkoranyambaga ni ibyonnyi. Ikindi bareke gusesagura kuko ushobora gusanga umuntu afite babyaza umusaruro ibikoresho by'ikoranabuhanga bafite, aguze telefone 700 ngo atwike. Igikomeye ni uko akora WhatsApp ngo hayi murakoze ngo hayi no gukomentinga kuri Facebook ngo beautiful. Izo hayi nizitwara umwanya. Igikoresho cyaramuhenze yafite 700 akayaguramo ihene. Ntabwo mbabwiye ngo bagire ariko yarabyaye nyinshi kuko afite igikoresho gifite umumaro. Bige gufata ibiba fitiye umumaro kurusha kwaya no gushaka gutwika. I think ibyo byabafasha. Nubwo bushomeri avuga afite aramutse afite ari umushomeri afite phone ya 600 kuri internet yiga kuri Facebook na WhatsApp nta kintu yamazaho. Ntibanyumve nabi, izina rwanya ifite umumaro ariko uzikoresheje nabi ni inkota y'ubugi bubiri iragusenya. Emmanuel duheruka kuganira niwe wambwiye ngo buriya ushobora kuba umu agent wa MTN igihe cyose ufite igishoro cy'ibihumbi 100. Nabo ngo turavuga ko twabuze akazi kubera iki? Ngarutse gato hari twifungira muri kakagone mate physique biochimie engineer hanyuma tugakinga akazu kacu tukaryama ku munsi w'umuganda tukanga kujya guhura n'abandi ngo nta kantu karimo. Ukanga kuvolontiyaringa ngo wigisha abana ibyo ufite ubaha ibyo ufite nibura uhure n'abandi bantu ubone icyo uzashyira kuri CV kubera ko nta kantu karimo. No freelance koko nkuko wabivuze. Ngarutse akantu sore nkuciye mu ijambo gato nsoza wenda bwanyuma ikindi twavugaga cyuko tubayeho dutaka ngo ikintu tugifite ariko natwe tutari wiringi yo gutanga ibyo dufite. Urubyiruko rubifashe hasi bagomba kumva ko no free lunch. Igishoro ntabwo ari amafaranga gusa, ushobora gushora umwanya wawe yego n'ubumenyi bwawe cyane. Bashyira hasi complain babyaza umusaruro icyo bafite mu ntoki. Bibiliya ivuga ngo Mose ufite iki? Ari imbere y'inyanja aratifuza ubwato ariko ufite iki? Mfite inkoni. Bati nawe yareremba yicara kugenda. Rero bareba amahirwe bari iruhande birinde ikintu cy'ubusa kibaho. Kandi iyo mvuze ngo bafite byose si amafaranga bazinvestinga, you can invest time. Yego binvesting bagomba gushaka investment bakikuraho amaganya no kuburana ibi ibyo bafite barabibyaza umusaruro. Ni ikibazo bahaye mwakoze. Uraza mu ndege za perezida nibura ikarita yawe ya tap and go wabashe gukora ikiyede ngo uyiloading nibura nibagwe interview mu Bugesera uzatege ugende cyane. Urajya gucomplaininga ngo runaka ngo yambara nabi runaka yambara neza, nibura we hari icyo uri gukora kugira ngo ubone ipantaro wambare uko ushaka.
ikindi iki kiganiro wenda ntanze wenda ubuhamya bimwe byaranze ubuzima bwanjye kugira ngo ubyumva akumva ko icyo byamufasha ariko ntabwo naje kuba manipulating. Yego. Murakoze twakira ku nkuru zibi. Mbabarira we gusoza tutavuze utambwiye kuri iki kintu. Ibiyobyabwenge naje gusanga ari case itwugarije cyane nk'urubyiruko. Ngenera ubutumwa urubyiruko rusabitswe rubaswe n'ibiyobyabwenge kuko biratumaraho abajene benshi cyane. Wareka tukazabikorera ikiganiro cyihariye. Murakoze cyane kuko bizadusaba ko ubwo tujye gufata intuza runaka twafata nk'iminota 30 yindi kandi cyatugenda ubwo tuzashaka igihe cyabyo cyihariye. Ndabararitse tuzashaka umwanya na Mazimhaka tuganire ku biyobyabwenge. Mazimhaka rero ndagushimiye cyane by'umwihariko. Ndagushimiye uretse gufasha abakunzi b'inkuru z'ibihe n'undi muntu uwo ari we wese uzareba kino kiganiro, nanjye hari byinshi nkwigiyemo, hari no kwiga gufata ikiganiro kingana gutya. Ikindi nkwigiyeho cyangwa narondogoye ikindi nkwigiyeho biragoye ko nyine wicarana n'umuntu nabikubwiye kare uri kukubwira ibintu by'ukuri mugafata akanya ahubwo bikarangira mubuza akanya. Dufashe umwanya munini ariko ufite byinshi cyane wifuza kudusangiza. Ndagushimiye cyane rero kuba wangenera aka kanya ukakagenera abakunzi b'inkuru z'ibihe. Wakoze cyane, mvugira ngo naho ubutaha. Ndavuga naho ubutaha mu nteruro ivuga ngo iyo hari ikintu wamenye ukaba utagikora biritwa no kuba utarakimenye. Niba uri umujene utazi gusoma, uzi gusoma no kwandika, ukaba nta gitabo urasoma ngo ugisoze, ukaba utavuga ngo no ku munsi urasoma page 2 cyangwa 1, wongere wisuzume bikubita gashya naho ubutaha.